niba warabonye ineza y'Imana, kugira ngo ineza y'Imana ikugumeho hari principe ukwiye kujya wapurika kugira ngo ineza y'Imana ikugumeho. Ibiganza by'utanga biba hejuru by'uhabwa. Yesu nashimwe ngo kuko twakijijwe kubw'ubuntu, kuko turi mu gihe cy'ubuntu n'imbabazi, ngo mva kuba nizera Yesu. Ariko Yakobo yaravuze ngo kwizera kutagira imirimo kuba kugize gute? Kuba gupfuye. Nibyo turi mu kwezi turimo kwitegura garuka ushima Imana. Ariko se mbere yuko uza gushima Imana, subiza amaso inyuma. Yesu nashimwe. Amazina ni Uwamahoro Yonatani, n'umugenzi ujya mu ijuru. Mbere y'ibindi byose ndi kumva umwuka mpata ngo mbabwire ngo biremwe nonaha. Haleluya. Biremwe nonaha. Bwira umutima wawe uti biremwe nonaha. Ahari wenda igituma biremwe nonaha no kugira ngo nawe uzaze ufite ishimwe. Si byose? Kugira ngo utazabura mu bandi, ahubwo nawe uzagaragare mu bandi ushima Imana. Turasoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ku murongo wa 3 mu bice bitatu ku murongo wa 16 na 17. Umurongo ahari twese tuzi cyane cyane abaciye muri Sunday school, kuko uyu murongo ndibwira ko abantu benshi twawufashe mu mutwe. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice bitatu umurongo wa 16 na 17 handitswe ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Mwakira ijambo ry'Imana. Reka dusome no mu gitabo cy'umuhanuzi Hagayi. Ni igice cya mbere, turasoma umurongo wa 4 n'uwa 7. Igitabo cy'umuhanuzi Hagayi igice n'icya mbere umurongo wa 4 n'uwa 7. Handitswe ngo mbese birakwiye ko mwibera mu mazu yanyu y'ibitabashwa, narwo urusengero rukaba umusaka. Noneho rero Uwiteka Nyiringabo aravuga ati nimwibuke ibyo mukora, mwabiye byinshi ariko musarura bike, murarya ariko ntimuhaga, muranywa ariko ntimushira inyota, murambara ariko ntimushira imbeho, kandi nukorera ibihembo abibika mu ruhago rutobotse. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati nimwibuke ibyo mukora. Mwakira ijambo ry'Imana. Turasoreza mu gitabo cy'Abalewi mu bitabo 5 bya Mose. Igitabo cy'Abalewi ibice 22 ku murongo wa 29 gusa. Haravuga ngo kandi nimutambira Uwiteka igitambo cy'ishimwe, mujye mugitamba uburyo butuma mwemerwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amazina yanjye nayababwiye, ndi Uwamahoro Yonatani, abenshi muranzi, ariko n'abatanzi nakanya ko kumenya. Ndi umugenzi ujya mu ijuru, ndi umupapa, ndubatse, ndacyagiriwe ubuntu kuko ni umugisha kuba gifite umugisha wo kubana n'umugore n'abana. Haleluya. Kuko nabwo ni ubuntu bugeretse ku bundi, ko mwene data Samu yatubwiye ko umufasha we yitahiye. Ubwo rero twe kuba tumufite tukibana nawe nabwo ni ubuntu bugeretse ku bundi, kandi nabyo ndabishimira Imana. Hari n'abafite batatashe ariko batandukanye, kuko Pawulo yaravuze ngo umuntu akiri mu isi abafashe igihe kinini mu ntambara, kandi ngo ukiri ku rugamba ntakirate, ntagize ute, mwatabarutse. Rero ndabishimira Imana ko nkiri kumwe n'uwo muryango, kandi
ndizera ntashidikanya yuko Kristo azambashisha. Hari umuririmbyi njya nkunda, ntago nzi kuririmba, pastor Abalewi ibice 22 umurongo wa 29. Hari abaririmbyi nigeze kubona baririmba bavuga ngo nsubije amaso inyuma. Haleluya. Nsubije amaso inyuma. Nagira ngo amagambo tugiye kuganiraho nawe utekereze ku icyo kintu, usubiza amaso inyuma. Nibyo turi mu kwezi turimo kwitegura garuka ushima Imana. Ariko se mbere yuko uza gushima Imana, subiza amaso inyuma. Bibiliya itubwiye amagambo mu bice bitandukanye, ariko ndibuze guhuriza hamwe. Bibiliya itubwiye amagambo yo mu gitabo cy'umuhanuzi Yagayi. Iratubwira ngo nimwibuke ibyo mukora. Ngira ngo reka abe ariwe umutwe w'amagambo ngira ngo tuganireho. Nushaka uyite nsubije amaso inyuma, cyangwa nushaka uvuga uti nimwibuke ibyo mukora. Nagira ngo ibi byanditswe ubitekerezeho. Yagiye abigarukamo kenshi uyu muhanuzi Yagayi, yavuze ngo nimwibuke ibyo mukora. Haravuga ngo mbese birakwiye ko mwibera mu mazu yanyu y'ibitabashwa narwo urusengero rukaba umusaka. Noneho rero Uwiteka Nyiringabo aravuga ati nimwibuke ibyo mukora. Aho ni ahambere. 6 akavuga ngo mwabije byinshi ariko musarura biki. Murarya ariko ntimuhaga. Muranywa ariko ntimushira inyota. Murambara ariko ntimushira imbeho. Kandi n'abakorera ibihembo abibika mu ruhago rutobotse. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati nimwibuke ibyo mukora. Nagira ngo uwo ari we wese yibuke ibyo akora. Yesu nashimye. Umuhanuzi Yagayi aravuga ngo ese birakwiye ko abantu baba mu mazu y'ibitabashwa narwo urusengero rukaba umusaka. Ese birakwiye ko uwo ari we wese asenga Imana asaba ko imugirira neza, asaba ko atabarwa n'Imana, rimwe na rimwe Imana ikabikora. Nicyo cyatumye mvuga ngo uwo ari wese asubiza amaso inyuma. Uko biri kose ndahamya ntashidikanya yuko twahoze turirimba ngo Mana si rimwe si kabiri nabonye neza yawe. Ababonye neza y'Imana mushyira ikiganza hejuru. Haleluya. Rero bivuga ngo niba warabonye neza y'Imana, Yesu nashimye, hari na principe ukwiye gukora no kujya wapurika kugira ngo ineza y'Imana ikugumeho. Haleluya. Sinzi niba unyumva. Niba warabonye neza y'Imana, kugira ngo ineza y'Imana ikugumeho, hari principe ukwiye kujya wapurika kugira ngo ineza y'Imana ikugumeho. Yesu nashimye. Nagira ngo principe ngira ngo mbahe nakantu koroshye, ni exercice yoroshye, n'umwitozo woroshye uwo ari we wese wawukora. Nzi neza ntashidikanya yuko yabona ineza y'Imana. Sawa. Reka ngukoreshe kuko mfite umuhungu wanjye wa kabiri yitwa Saba. Ubwo nawe uri umuhungu wanjye. Iyi exercice Saba igera imbere. Akira Bibiliya. Ongera winsubize. Isubire mu mwanya ndabisobanura. Iyi exercice nta yindi. Nuko buri gihe ibiganza by'utanga biba hejuru by'uhabwa. Yesu nashimye. Ikiganza cy'utanga kiba hejuru y'icyuhabwa. Siniro mu byumva. Rero Imana ikugire neza ukaza kuyishima ukayiha. Kandi yari yirahiriye ikavuga ngo icyubahiro cyanjye sinzagihinda. Sinzi niba ubyumva. Imana yari yirahiriye avuga ngo sinzigera nemera ko icyubahiro cyanjye gihabwa undi. Kandi iyo ugiye kuyiha
ica bugufi kugira ngo yakire ituro yizaniye. Ihita isubira mu bubiko bwayo ikazana ikaguha kugira ngo buri gihe cyose ujye uhora uri munsi yayo. Iyo rero usubiyeyo iguhaye bya bindi ugasubira ukibuka neza nabyuko ariyo biguhaye ukagaruka ukavuga uti Imana ngarutse kugushima, urayiha n'ubundi kakira ryaturiye ituye ikongera igasubira mu bubiko bwayo ikongera ikaguha. Ngiyo principe, ngaya amahame y'Imana. Akora icyo gituma Bibiliya ivuga ngo mwarabibye mu biba byinshi ariko musarura bike, mukorera ibihembo ariko mubibika mu mifuka itobotse. Ni ukubera iki? Ntago muzi principe yo kugira ngo ibyo mwabibye bigire umusaruro ndetse bikomeze no kugwira. Ntago tuzi principe yo kugira ngo ibihembo dukorera bitugirire umumaro. Rimwe na rimwe impamvu murambabarira abarokore, reka mvuge muri iyi mvugo, twabaye abanebwe tugendeye muri cya cyanditse twasomye mu butumwa bwiza bwa Yohana ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ibyo byabereyeho kugira ngo abamwizera bose bakizwe nawe. Tayari ubwo tukumva byahagije, twabaye abana b'Imana kandi twakijijwe rwose, ubwo ngubwo turabagenzi bajya mu ijuru nta n'ikindi. Ariko ibyo byanditswe bikatwibagiza ibindi byanditswe ngo kuko twakijijwe kubw'ubuntu, kuko turi mu gihe cy'ubuntu n'imbabazi, ngo mva kuba nizera Yesu. Ariko Yakobo yaravuze ngo kwizera kutagira imirimo kuba kugize gute? Kuba gupfuye. Hagayi rero we arongera twibutsa ngo nimwibuke ibyo mukora. Yesu nashimye. Nagira ngo mwene data wuraha wibuke ibyo ukora, wibuke ibyo wakiriye wagarutse gushima. Niba amahame tubonye kugira ngo uhabwe ari uko buri gihe ibiganza by'uwakira biba munsi y'ibyo utanga, ni ukuvuga ngo rero niba ushaka ko Imana iguha ihe, nuyiha iraca bugufi yakira ibyo uyihaye, ishima iryo turo, hanyuma yongere isubire mu bubiko bwayo iziguhe. Ariho turi buze gusoma n'ubundi cya cyanditse twabonye mu gitabo cy'Abalewi. Nta kindi, haravuga ngo ibitambo byabo bibe bishimwa n'Imana. Yesu nashimye. Igitambo cyawe kibe gishimwa n'Imana. Utaza gutanga igitambo gusa kubw'umuhango, ahubwo utanga igitambo uhamanya n'umutima wawe yuko Imana iri buze kukinezerera. Yesu nashimye. Kuko reka twongere tuwusome Abalewi ibice ni 22:29 aravuga ngo kandi nimutambira Uwiteka igitambo cy'ishimwe mujye mugitamba uburyo butuma mwemerwa. Niyo principe. Nutambira Imana igitambo cy'ishimwe uzajye ugitamba mu buryo butuma wemerwa. Abantu rero twagiye twibanda ku mirongo imwe, tukibanda kuri kiriya cyanditswe cyo mu butumwa bwiza bwa Yohana ngo Yesu yaraje yaratwitangiye ngo yabaye igitambo kimwe kizima. Nagira ngo mwibutse neza yuko nibyo koko Yesu Kristo yabaye igitambo kimwe kizima, ariko ni igitambo cy'ibyaha byacu. Ntabwo ari igitambo cy'ishimwe, ntabwo ari igitambo cy'uko turi amahoro. Kandi ubwo yari yivugiye ngo sinaje gukuraho amategeko ahubwo naje kugira gute? Kuyakomeza. Bivuga ngo rero gushima Imana ni itegeko, ni amahame y'Imana. Ariko gushima Imana bigirira neza ushima, kuko hano mubare baravuze ngo nimutanga igitambo cy'ishimwe mugitange mu buryo butuma mwemerwa. Utanga igitambo cy'ishimwe mu buryo butuma
Imana ikwishimira, mu buryo butuma Imana ikunezererwa, mu buryo bituma Imana yakira ituro ihawe igasubira mu bubiko bwayo ikazana ikirusha agaciro rya turo wayihaye. Sinzi niba ubyumva. Ni ukuvuga ngo ntabwo Imana ushobora kuyitura ujya mu bubiko bwayo kugarura igisa n'icyo wayihaye, ahubwo iragenda ikajya mu bubiko bwayo ikazana ikirusha agaciro icyo wayihaye, hanyuma ikakiguha ugaca bugufi ukavuga uti haleluya Mana ushimwe urantabaye. Yesu nashimwe. Ukavuga uti haleluya we ati nare narazahaye none Uwiteka uranyibutse ushimwe urantabaye na bya bindi urabikoze. Ubwo rero bya bindi ubikoze n'ubundi reka ngaruke gushima. Wagaruka wakongera ukayishima Imana irongera. Nicyo gituma Bibiliya cyangwa n'abizera bavuga ngo turushaho kuva mu bwiza tujya mu bundi. Nta kindi gituma tuva mu bwiza tujya mu bundi, nuko twemeye principe n'amahame yo gukora ibyo Imana ishaka. Yesu nashimwe. Nagira ngo rero muri uyu mwanya turimo twitegura garuka ushima Imana, iri jambo wibuke ibyo ukora, wibuke uburyo ushima Imana. Niba uburyo utanga igitambo cy'ishimwe ari uburyo butuma Imana ikwishimira, cyangwa niba uburyo utanga igitambo cy'ishimwe bitaza kuba nka bya bindi byo muri Hagayi ngo mwarabibye ngo ariko musarura bike kandi mwarabibye byinshi, ngo mukorera ibihembo ngo ariko mukabibika mu mifuka itobotse, kuko mutamenye principe n'amahame y'Imana. Ariko nta rindi banga, ni akantu koroshye gusa, ni ukumenya yuko buri gihe ibiganza by'uwakira biba munsi y'ibyo utanga, kandi Imana yaravuze ngo ntabwo icyubahiro cyanjye nzemera ko gihabwa undi. Mwibutse yuko iyo umuntu agiye kwakira ibyo umuntu amuha aca bugufi ubundi mu kinyabupfura, sibyo? Bivuga ngo rero iyi Imana uyihaye ituro ica bugufi ikaryakira ikanishima ikavuga iti umwana wanjye nejejwe n'iki n'ibyo namukoreye. Ubwo rero yibutse kunshima muri biriya reka murushugije. Yesu nashimwe. Ubwo yibutse kunshima muri duke afite reka murushirizeho. Ibi biranyemeza mu buryo ntashidikanya yuko no mu byinshi azagira ate azanshima. Ikajya igenda igakora muri stoke yayo ikazana ibiruta bya bindi. Yesu nashimwe. Rero muri iki gihe cyagaruka ushime, ibuka wenda ishobora kwitara gukoreye nk'ibyanjye ariko mu ruhande rwa hari ibyo yakoze, si byose? Ishobora kwitara gukoreye nk'ibyuriya ariko mu ruhande rwawe hari ibyo yakoze, kandi muri ibyo yakoze hari icyatuma ushima Imana. Tera intambwe ushima Imana. Ngewe bijya bintangaza cyane, iwacu tukiri abana twajyaga tugira ituro ry'umuganura mu byo twejeje. Yesu nashimwe. Nkajya nkabona ababyeyi basaruye amasaka cyangwa basaruye ibishyimbo, turi mu gihe cy'isarura abantu barimo basarura, ukabona umubyeyi afashe agaseke keza cyangwa inkangara nziza ashyizemo amasaka arapfundikiye arajyanye no ku rusengero akavuga ati oya ntazagira inzara nkabigurisha, ahubwo reka mbanze nkureho ituro ry'umuganura hanyuma mbe mbishyize mu rusengero ku munsi w'umuganura wo gushima Imana, nanjye cya giseke cyanjye nzakizana mu bandi. Yesu nashimwe. Ukabona ababyeyi, ukabona imiryango yakoranye ku munsi w'umuganura wo gushima Imana. Bivuga ngo hari uburyo bwinshi twakoreramo Imana, hari uburyo bwinshi twashimamo Imana, kandi ntabwo ari ibya none ahubwo byahozeho na kera. Yesu nashimwe. Ugasanga nabuze umuntu aravuze ati uku kwezi kwa karindwi kose reka ngerageze nshakemo ituro ry'ishimwe, hanyuma nibazaza kugira igihe cy'umuganura nanjye rya turo ryanjye nzabe nararigejeje ahera cyane.
umutambyi yaragize ati yarabimurikiye Imana. Hanyuma umuntu agavuna amasaka akayahura akagira ate akayagosora amasaka meza agashyira mu giseke akagenda no kwa pasiteri ati ngiri turoge umuganura nije gushima Imana ko yampaye guhinga nkeza. Ni ibintu byoroshye. Pasiteri narahinze narejeje kandi washoboraga gusanga yarejeje n'umufuku ariko akadaha inkangara akavuga ati ndagiye. Ariko ibyo byatumaga n'ubundi iyo bongeraga guhinga byavaga ku mufuku umwe bikaba ibiri kuko yibutse gushima Imana muri wa mufuku umwe ubutaha akagira ibiri. Rero mwene data nta gituma ishima Imana wakibura kandi nta nubwo biri buze gusaba ko biba byinshi, ahubwo muri bike yagiye igukorera gira ibyo wibuka hanyuma nawe uvuga uti nje gushima Imana. Yesu nashima. Nje gushima Imana kuko hari impamvu nabonye yo gushima. Impamvu ya mbere ni yuko ntagomba kuba umunebwe. Yesu nashima. Kuko abantu twese twagiye muri ubwo bunebwe ngo kuko Imana yatanze umwana wawe w'ikinege tukumva ko byose byarangiye. Wari wese muganira akubwira ngo byararangiye. Ibyo bitambo muri byo mu gihe cya kera barakubeshye. Yesu nashima. Nagira ngo nkubwire Kristo ni wabaye igitambo kimwe rukumbi cy'ibyaha byacu. Nongere mbisubiremo icyo kintu gikwibutsa. Ariko ntabwo yaje gukuraho ibitambo by'ishimwe, ibitambo by'uko turi amahoro, ibitambo by'uko twahinze tukeza, ibitambo by'uko twabyaye. Ntabwo Imana yaje, ntabwo Yesu yaje kugira ngo bikureho. Ahubwo nagira ngo nkubwire uyu munsi icyagufasha kigatuma ubona umugisha kandi ugirirwa neza n'Imana ukarushaho kuva mu bwiza ujya mu bundi ni ukwibuka ibyo ukora. Ntiwemere yuko inzu y'Imana iri umusaka kandi hari icyo Imana yagukoreye. Ntiwemere yuko abo mubana basonza kandi we wabimenye. Yesu nashimye. Ntiwemere yuko umwana wa mugenzi wawe abura minerivare kandi wowe aba wabishyuriye wabashije no kubategera wabajyanye no gutembera. Yesu nashimye. Kuko niwibuka ko hari ibyo Imana yagukoreye kandi ukibuka ko ibyo yakoze bitavuye ku mbaraga zawe n'ubushobozi bwawe. Bibiliya tubwira mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 mu bice bya 8 ngo nimwitondera amategeko yose mbategeka uyu munsi mukamenya yuko mbakura mu gihugu kiri cy'ubutayu kirimo inzara n'inyota kirimo inzoka z'inkazi nubwo ibirenge byanyu bitababyimbiyeho nubwo inkweto zitabasaziyeho ngo ariko nimubona mugeze mu gihugu nabasezeranyije ko nzabaha muramenye ntimuzibagirwe. Yesu nashimye. Bivuga ngo muri uru rugendo turimo hari aho Imana idukura, hari aho yagukuye mwene data. Yesu nashimye. Byonyine no kuba waje imbere y'Imana abandi bakirungutana muri za surutuhiri icyo nacyo wagishimira Imana. Ni ukuvuga ngo mu Imana yakoze icyo ari cyo cyose mu ruhande rwawe hari icyatumushima. Si byose? Rero nagira ngo nkwibire ibanga ryo kugira ngo utere intambwe kandi uve mu bwiza ujya mu bundi nuko icyo yakoze icyo ari cyo cyose. Bibiliya avuga ngo dore none nicyo gihe cyo kwemerwa, ngo dore none nicyo gihe cyo gukirizwamo. Uyu munsi nicyo gihe cyo gutera intambwe ugashima Imana. Yesu nashimye. Ntago bisaba byinshi, nta nubwo bisaba imibare myinshi, ni ukubyemera gusa ukemera kwapurika iyo principe yuko utanga buri gihe ibiganza by'utanga biba hejuru y'ibyo wakira. Kandi Imana niba yakira ibyo wayihaye ari byiza irasubira mu bubiko bwayo ikuzanira ibyiza by'agaciro kurusha bya bindi wayihaye. Si byose? Ngende umugabo kubihamya.
hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati ko mbikoze Mana we iwanjye bazicwa n'inzara. Ntabwo ari ko bimeze. Ahubwo iyo ubikoze ushobora kubikora ubona yuko ubabaye, ariko iyo usubiye inyuma mu cyumweru kimwe Imana iragusetsa ukavuga uti ushimwe Mana, ukongera ukagaruka. Rero nagira ngo mbibutse yuko dufite igiterane cyo gushima Imana, kandi twamaze kubona yuko uwo ari wese afite impamvu yatuma ashima, kandi twamaze no kubona yuko igitambo cy'ishimwe ntabwo ari ngombwa ngo kibe icyawe ngo gise n'icyanjye, si byose, kuko n'Imana ntiyaduhaye ibisa. Ubwo rero icyawe kidasa n'icyanjye n'ibyo twahawe ntibisa. Mu buryo wahawe n'icyo wahawe shimamo Imana. Kugira ngo umushumba mu buryo busanzwe turimo twitegura icyo giterane cyagaruka ushima Imana, araza kutubwira neza gahunda n'abakira iryo turo ry'ishimwe, kuko umuririmbyi yaravuze ngo imirimo y'abera izibukwa, imbere y'Imana izibukwa. Niba ushaka ko imirimo yawe izibukwa, uyu munsi tangira wandikishe, sibyo? Bivuga ngo twatangiye urugendo rero rwo kwakira ituro ry'ishimwe. Ntabwo ari ngombwa ngo uzashime umunsi uzazana ituro ry'ishimwe kuri uriya munsi. Oya, n'uyu munsi warizana ukarishyikiriza umushumba, hanyuma kuri uriya munsi wo gushima Imana tukazafatanyiriza hamwe gukusanya aya maturo y'ishimwe abera bazanye, tuvuga ngo tuti Imana ngaya maturo twazanye tugarutse kugushima. Umutambyi n'icyamara ayo maturo yamurikira Imana agashima Imana, kandi nagira ngo mbabwire ntashidikanya yuko iyo ashimye Imana ku bw'icyo, Imana nayo irakora, irushaho kutugirira neza. Ubwo rero uku kwezi kwa karindwi, uyu munsi ni tariki 14, nagira ngo mbwire buri wese arararitswe kandi yitegure kugira ngo nawe azagire uruhare muri icyo giterane, si byose? Wese azagira uruhare muri icyo giterane, kuko reka mbahe ni akantu gasekeje gato, ngo urushishi n'agatekerezo. Urushishi rwafashe ku gutwi kw'inzovu, ruragenda ruri ku gutwi kw'inzovu, inzovu iragenda irimo inyura ku kiraro, mu kiraro kirajya gute kirasenyuka. Urushishi rugeze hirya rwikomanga mu gatuza ngo nye n'inzovu twagize gute, twari tuyikiraro. Nawe ibaze uburemere bw'urushishi rwari ruri ku nzovu, ariko rwikomanga mu gatuza ngo nye n'inzovu twari tuyikiraro. Rero nawe nubwo ntacyo waba ufite, ariko wowe nanjye hari icyo twakora, si byose? Wowe nanjye hari icyo twakora, kandi nawe ukajya wicara ukumva birakunejeje. Niba urushishi rwarigamye ukavuga ngo nye n'inzovu twari tuyikiraro, hari wowe nanjye duhuye, ubwiza bw'Imana bwamanuka. Wowe nanjye nidushyira hamwe, ubwiza bw'Imana buzamanuka kuri uriya munsi. Rero mwitegure, kandi uyu munsi muwugire iwanyu. Nyamuneka ntimuzadutererane. Dufite gahunda zo gusangira, umushumba yabivuze. Ngira ngo mu byakozwe n'umwara bivuga ngo abahera bakera ngo bajyaga bicara bahuje umutima bagasangira ibyabo. Ni ibyanditswe turimo, ntabwo twagiye kuri ibyanditswe, no kugira ngo ahubwo duhurize hamwe dusangire ibyacu. Ariko iyo abantu basangiye ibyabo baranaganira, umwe akamenya umuruho n'imihati by'undi, hanyuma ufite icyo arusha undi akavuga ati hari icyo nakumara, hari icyo nagufasha. Ni muri urwo rwego rero twateguye yuko mu gusangira hari abo tuzaremera, hari abo tuzafasha abashonje, hari abo tuzambika. Ubwo rero hari icyo wakora, Yesu nashimye, hari icyo wakora kugira ngo nawe uzandikwe
mu mirimo y'abera, kandi nawe iyo mirimo yawe uzajye uhora ituma wibukwa. Yesu nashimwe. Tuzakomeza kugenda tubiganiraho, n'ibyanditswe birahari byinshi tuzagenda twifashisha, ariko nagira ngo nkubwire ngo nugira neza ukibuka ko hari Imana yagukoreye, ugatera intambwe ukayishima, uzarushaho kuva mu bwiza ujya mu bundi. Munyemere rero mpaguruke, hanyuma nsabe umushumba dusengere, ariko nabinginga bene data. Pawulo yaravuze ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana n'ubuntu bwayo uko bungana kose, kugira ngo imbere y'Imana data mutabaho umugayo. Rero nanjye ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, kugira ngo kuri uriya munsi mutazagaragwaho n'umugayo, ahubwo nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye tuzatange igitambo gituma twemerwa. Sibyo? Igitambo tuzatanga ntikizatume tukigwaho n'umugayo imbere y'Imana, ahubwo kizatume twemerwa he? Imbere y'Imana. Kizatuma Imana igira ute? Irushaho kutwishimira, kuko nirushaho kutwishimira izarushaho kudukuza. Haleluya. Mushumba urakoze, reka guhumake. Reka tumukomere amashyi menshi, reka tumukomere amashyi. Arakoze, Imana imuhe umugisha.